Yes, tubahaye ikaze mwebwe abakomeje kubana natwe. Uyu munsi rero dufite hano igikoresho turi bukoreho. Iki gikoresho tukita ngo iki? Tukita air compressor. Iyi air compressor rero ifite n'ibindi bikoresho byayo hano. Turi buze tugiye kurebana uburyo dushobora gukoresha iyi mashini. Iyi mashini murabizi ko tuyikoresha mu gutera amarangi cyane cyane, ariko tukita pneumatic component. Pneumatic rero ni ahantu, ni ibikoresho dukoreshamo umwuka mu gutera irangi, murabizi yaba iry'imodoka no mu nzu. Hanyuma ikindi, aho hantu niho hambere bakunda kubikoresha mu yizi muyimenyereye. Hano ngira ngo mbabwire nuko mu bantu bazi gukoresha ibintu bya pneumatic, dukenera source cyangwa dukenera air from the source. Ibikoresho mu nganda barayikoresha cyane. Hanyuma nyine ni igikoresho gitanga source y'umwuka mu by'ukuri. Hanyuma reka tugi breaking down turebe. Kuko ngo hano hejuru haba harimo ibikoresho gifite ibice bitandukanye. Ibi bikoresho rero hano ifitemo part ya moteri. Reka tubafungure. Ifitemo part ya moteri. Iyi moteri niyo idufasha gukaraga part ya mechanic y'amapisto arimo hano, just kugira ngo ize gufata wa mwuka waturutse muri atmosphere. No kwanga ahantu iwusakingira kugira ngo urabizi neza ko ahantu iwusakingira dutemberane uharebe. Uyu ni ahangaha kurura umwuka ahangaha, ikawuzana muri no header yayo arimo aho itwikira, aho compressingira, hanyuma naho iwushyiriraho imbaraga kugira ngo ize installing muri kino kintu tukita tank. Iyi ni tank muri make. Hanyuma iyi ya moteri yacu ngira ngo yafungutse. Iyi moteri rero niyo mu by'ukuri idufasha gukaragaza part zirimo ahangaha kugira ngo zize gukompressa wa mwuka uze kuba stored muri no tank yacu. Hanyuma iyi moteri ikagira fan. Iyi ni fan ihoza ino moteri. Izi ngizi tuzita winding. Ikagiramo starter ngiye hano inyuma. Hanyuma ikagira iyi ngiyi ni capacitor. Urabona iyi ni single phase. Single phase yacu rero igomba kuba ifite capacitor iyifasha kugira gute gustartinga. Sibyo? Self start. This is single phase motor. Actually reka turebe uburyo noneho ushobora kumenya ingano yayo, capacity yayo. Kuri capacity nyuma tuze kuberekana isorera umwuka naho igira gute no buryo bwo kuyicana. Hano hantu rero iyi ni current. Iyi current rate yayo urabona ko ingana na 5 ampere. Hanyuma ikagira voltage, igomba kwishyira kuri single phase. Twarabyize muri video zacu zo hejuru, single phase na 3 phase. Hanyuma iyi ni current, iyi ni power yayo, bivuze ngo ifite watt 1300. Ikagira speed ya moteri, ya moteri yacu twarebye hano hejuru, sibyo? Hanyuma tanka ishobora kujyamo litiro 50. Displacement ishobora gukora icyo twita revolution cyangwa RPM, speed this 200. Hanyuma tukagira na air pressure yayo, ese wa mwuka ugendera ku gipimo kingana gute. Reka nkwerekere hano tuyicanire n'uburyo ibice byayo by'ingenzi kugira ngo nujya kuyicomeka uzamenye ukuntu bicomeka. Hano turaje tubere ukuntu hakora gute, naho tuyicyakiriza. Nyuma ngaha naho ducomeka umupira wacu usohora umwuka, kugira ngo uri kubyumva. Hanyuma ahangaha naho ducomeka umupira indi size nini ya pipe nini. Iyo mfite ahangaha ni ntoya, bivuze ngo turaza kuyikoresha hano. Reka tugendane rero turebe ukuntu ducomeka iyi mashini. Hanyuma cyangwa tubanze twibaze ibibazo mu ubaye utabisobanukiwe. Mbese just ufite ikibazo ushaka kutubaza. Ikibazo cya mbere umuntu yakibaza ese uyu mwuka ni gute tuzawukoresha kandi tuba twabitse muri ya tank. Yego, ikibazo umuntu yakibaza ko hano rero dufite ibice byayo. Ni ukuvuga ngo nakweretse uburyo uyu mwuka tuzawukoresha hano kuri output. Iyi part ni ukuvuga ngo uramutse usohoye gutya urumva ko urimo urasohoka, sibyo? Yego. Uku kuntu usohoka rero ugiye kuwubyaza umusaruro. Tuvuge tugiye gufata urugero munsi nko gutera irangi. Se gutera irangi turakenera iki? Hariya hantu rero urumva ukeneye ikintu utwara muri ya mwuka. Urebye neza uri kubona iyi ni umupira wacu.
sibyo? yego. Uyu ni umupira wacu. Uyu mupira rero niwo udufasha kugira gute gutwara uriya mwuka, hanyuma uraza ukawucomeka aho ngaho gutyo neza, ukawucomeka witonze, ukawucomeka ukageramo imbere kugira ngo wa mwuka nuza kuza ubutware aho ushaka kuwutwara. Umunsi dufashe urugero nko gutera irangi, ikindi kintu urumva gutera irangi nk'uko nguko urumva ko wamaze gusohoka muri ya pipe yanjye. Iyi pipe yanjye rero niho tugiye gutera nk'irangi, dore ngiyi output. Tugiye gutera nk'irangi hano dufite iyo twita van cyangwa valve. Iyi valve ifiteho agakonteyina, hanyuma aka gakonteyina kadufasha kugira gute kuza gucomeka kuri wa mugozi hano kuri no header. Hanyuma byoroshye gute? Nta kindi ukora, uraza ukagira gute ugacomeka wa mugozi wawe kuri ka gaheda neza neza witonze, kajyamo, ugacomeka witonze, biba byoroshye. Hanyuma rero iyo harimo air no tugira icyo twita pressure gauge. Iyi pressure gauge yacu niyo iza ikatwereka bare dufitemo, ese dufitemo zingahe, ko twabonye ko ishobora kujyamo litiro 50 z'umwuka, ese ya ishobora kujyamo ijyamo ingana kangahe? Nuko byoroshye, uritonda ukagashyiramo ugashyiramo ukagacomeka neza witonze. Urabona ko ya pipe yacu yamaze kugeraho ya output. Ubu ndamutse mfunguye urumva ko wa mwuka uhita ugenda, ariko mbere yo gufungura reka tubanze tuyicomeke, unarebe ukuntu tuyicomeka ku muriro. Wibaze ese tuyicomeka ku muriro gute? Dufite raronje aho ngaho uri kuyibona. Ni ukuvuga ngo nta kindi kintu ukora, uraza ukagira gute ukahita ucomeka kuri supply yawe. Wamara gucomeka ya raronje yawe ikaba yajemo umuriro, hanyuma ugafata wa mugozi wa compressor, dore ni supply iza kutwemerera kuri ya switch kuza kuyicomeka, hanyuma ugacomeka. Wamara gucomeka, ucometse ku muriro, birumvikana ko mbere yo kuyatsa nari nagiye kubereka moteri. Aha ngaha niho tuyakiriza. Mbere yo kuyatsa nari nagiye kubereka moteri ahantu ibiri, reka tuba dusubizeho moteri kugira ngo bize kuba biri muri safe mode. Dusubizeho ya kava ya moteri. Kava ya moteri iba iriho gutya kugira ngo bitaza guteza ikibazo. Turongera dufunge na rya visi twakuyeho, ni visi twarikuyeho, ukongera ukarisubizaho ngo ya moteri yacu ize kuba imeze neza. Ni ibintu byoroshye nawe wabikora, hanyuma ukagenda. Urabona ko ya pipe yacu yamaze kuba connected kuri ka kantu duteresha irangi. Dore ahantu umwuka usohokera, dore ni aho ngaho, kugira ngo muri kuhabona aho irangi rijya. Mwino kano ka cylinder kayo, hanyuma air dispenser, just air dispenser, dore ngiyi. Bisobanutse. Hari ikindi kibazo wumva wabaza cy'amatsiko? Ikibazo cy'amatsiko, urebye ikibazo by'amatsiko umuntu yagira yakibaza, se umwuka uvuye hariya kuzana n'imyanda, aho ntiwakinjiramo ukajya kwangiza iyo moteri yacu? Ni ukuvuga ngo hano umwuka uba uvuye muri atmosphere uvanze n'iyo myanda nk'uko bivuze, ariko ahantu winjirira urebye neza tugiramo icyo twita air filter. Reka wenda tuhafungure ahantu umwuka winjirira, ukuntu haba hameze urebe. Ni ukuvuga ngo umwuka winjiramo hariya, ngira ngo uri kuhareba. Yego. Bakuyeho rero mu buryo bwo kuvuga ngo imyanda yacu yose, kaga kava twakuyeho, dore ngaka, imyanda yacu yose isigara hehe? Hano mwino air, mwino filter. Wayibonye? Iyi niyo filter. Dore ya myanda yose basigaye hano hanze, yose bayasigaye aho ngaho. Hano rero urumva ntabwo imyanda yapfa kwinjiramo. Ubu se umwanda wacamo hano ukagenda ni uwuhera?
ukongera ugasubiza. Ni ukuvuga ngo na hano tuhakorera maintenance, uraza ukajya ucekinga ko wa mwuka hantu umwuka wayunguruwe nta myanda yasize, hari ukakora maintenance. Okay. Just reka turebe ukuntu tuyatsa. Ikindi kibazo nk'umutekinisiye nagira, turabona ko iyi mashini yacu ifitemo mechanical part, ikagiramo na electrical part. Yego. None ko nk'umutekinisiye ugomba kumenya ko habamo ama friction kugira ngo hatagira ikintu cyangirika, hatazamo za wiya, wenda muri electrical part haba harimo ama piston izamuka inamanuka. Yego. Kugira ngo twirinde iyo friction hariya, twabonye tuzi ko friction kuya tuyirinde hagomba kuba harimo lubrication y'amavuta, kuba harimo amavuta. Ayo mavuta tuyashyirira hehe kugira ngo twizere ko imashini yacu izakora biri smooth? Rero amavuta kuno compressor yacu isanzwe, dore ahantu ubundi mu by'ukuri ushaka no kureba n'ingano yayo, dore uza ahangaha, uza hano ukareba, ese ukibaza se ko ntari kuyabona. Dore ahangaha niho amavuta yacu agaragarira, ko ntari kuyabona ari hehe? Arimo? Ntabwo umuntu apfa kubireba neza ngo abibone, ariko ibyaga niho umuntu yayarebera. Niho umuntu yayarebera kuyashyiramo. Rero dore ngaha ahantu nk'umutekinisiye uzajya uza ugashyiraho amavuta ahangaha, uraza ugashyiraho amavuta. Iyi no compressor tuyishyiraho amavuta, urabona ko hafunguka. Yego, harafunguka. Urebyemo ni container ibirimo, ugomba gushyiramo amavuta. Iyi tuyita gasket. Iyi gasket murayibona, hano kantu katuma hatabaho leakage y'ayo mavuta ngo bibe byava cyangwa byatonyanga. Okay, reka tuyatse rero turebe. Hanyuma ibindi bibazo byabaye byinshi. Ikindi kibazo wenda amavuta, ni amavuta asanzwe, ni amavuta y'amamashini? Ntabwo ari amavuta asanzwe guys. Amavuta asanzwe nka guteka ntabwo tuyashyira mu mashini, kuko ngo hari ubwoko bw'amavuta dushyiramo. Ni kwa muri no compressor dushyiramo oil. Ubundi akenshi kuri machine biba byanditseho n'ubwoko bwayo, ariko aha ngaha ndi kubona handitse ngo keep oil level up. Ugomba guhora washyizeho amavuta hanyuma to the midpoint of the oil level glass check before each use. Ugomba gucekinga amavuta aha ngaha mbere yuko ugiye kuyikoresha. Iyo yashizemo guys ntago hacyari ibindi bibazo rero. Ikindi kibazo cyagira kiti, ko ya mavuta yakoreshejwe asaza tuyamenera hehe kugira ngo tuze gushyiramo andi mashyashya? Yego, ni ukuvuga ngo aha ngaha ino compressor ahantu iba byanze bikunze urumva igira drainage ahantu tugomba kumenera ya mavuta yacu. Ese ushobora kurebera hamwe, ni ukuvuga ngo amavuta yacu hano, urabona hano munsi urebye neza harimo ahantu tumenera aya mavuta yacu iyo agize ayo dushaka kuyakuramo. Guys, uri kubona ko ahantu ushaka kuyamenera uraza, iyi drain dore ngiyi ahantu ibiri. Iyi drain, this is drain. Iri visi uraza ukarifungura, warangiza ukagira gute. Tuzabikora muri video zacu zizaza, hanyuma turebere hamwe mu by'ukuri ubigenza gute. Reka tuyatse rero turebe. Ni ihe switch ishobora kwatsa? Urabona wowe hano hari ihe switch ishobora kwatsa? Switch hari ubwo ni iri kuri on off. Yes. Hanyuma uyatsa gute? Urakanda, urakurura, urasunika, bigenda bite? Urakurura. Urumva ko urabitahuye neza. Urakurura. Ikibazo kimwe rero gisigaye ari nacyo cya nyuma. Urabona tumaze kubona tweretse ukuntu umwuka uboneka n'ukuntu ukoreshwa. Hanyuma mfite rodi yanjye cya kintu kigiye gukoresha uwo mwuka, usanga nkeneye akuka gakeya, nawuhindurira he nkaba nabasha kuwugira muke cyangwa nkawugira mwinshi bitewe n'uwo nkeneye? Nidushake tubikore. Wenda turi gufata urugero nk'uyu muntu ugiye gutera irangi uyu munsi. Ni ukuvuga ngo urafungura kuri van, hanyuma wa mwuka wacu ukaza ukagera muri hano tugiye guterera irangi. Mu by'ukuri bigenda bite kugira ngo nkontorore umwuka? Ni ukuvuga ngo na adjusting aho ngaho.
iyo van adjustinga, nimba ufunguye cyane arasohoka ari wose, nimba ufunguye gakeya iyo ngiyo tuyita valve. Iyo ufunguye gakeya bigira gute? Biraza ugafungura gakeya yenda gutya. Kandi hano kuri pressure ibitwereka urumva ko bikora neza cyane. Hanyuma se nta kuntu twawuregera tudakoresheje iyi valve yayo? Ntago byashoboka, kereka ufite indi rodi ugira gute, ugiye gushyiraho ifite uwo mwihariko. Ufite uwo mwihariko byo birashoboka cyane. Hanyuma kuko nk'iyi urugero nk'aha ngaha ku irangi dusohora umwuka dushaka, sibyo? Kubera iki? Dufite ama variables, uburyo dusetinga n'aha ngaha, hanyuma wakanda umwuka ugafunguka, wakanda umwuka ugafunguka. Ibibazo nari mfite ari ibyo. Reka rero dukomeze, hanyuma uburyo tuzakomeza kubikora n'uburyo compressor yaramutse yagize ikibazo wayikora, wayirepara, kandi hasi kuri subscribe dukomeza n'izindi video. Thank you very much.